mbere na mbere rero Imana, reka tubande dushima Imana, tubande dusenga Imana, tuyishimira byinshi bikomeye yadukoreye. Hari benshi twanganaga, hari benshi baturutaga, hari na benshi twarutaga bamaze kugera hacicikirwa, ariko twebwe kuba turiho n'ubuntu bukomeye. Reka dushima Imana rero, dusenga Imana. Ndi gusabe umuntu umwe asenga Imana. Sindi nimba mama Saruto ari hafi. Kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinze tukaba tugejeje amagingo, ushimo habwa icyubahiro. Tugushimiye ko waturinze mu nzira zitandukanye, bikaba tugejeje kino gihe tugihumeka umwuka w'abazima, kandi twicaye tugiye gutangira ibiganiro. Turakwinginze mu ko rero ukomeze bururukire kubana natwe none n'iteka ryose. Amen. Arakoze cyane kuvandimwe kudufasha gushima Imana. Ngewe rero ugiye kubana muri izi gahunda, ngiye kuba MC. Ndedatinya urugamba, nkabindaterwa abayizero ry'amandongozi, nkabinora yinoranywa mu mico no mwiterambere. Mara kwisonga mu mihigo, mu bupfura, mu butwari, mu burava n'ubunyangamugayo. Kindi Yesu Kristo niwe itsinzi yanjye. Ndi mwene Sematabaro wabuguje n'amanda handi ruhande yagakecuru mbisi byahuye na Ruganzu mu Rukari. Mwanyongera amashyi. Murakoze cyane. Muryango, shuti bavandimwe ndetse namwe bashyitsi beza, turanezerewe cyane kubwo uyu munsi. Turanezerewe cyane, turishimye kubona kuri uyu musozi, tubona abantu bangana gutya, ni gake cyane bijye bibaho. Ngewe ku bwanjye ndanezerewe. Munyemerere rero n'ubundi nakire umusaza cyangwa se umukuru mu muryango, Ntore Nkuru, itwakirira abashyitsi. Nyakubahwa Jambo. Ngira ngo wumvise ukuntu babakwakiriye, ariko mbere na mbere ni ukuvuga ko ubu wageze mu maboko n'umuryango wawe nawe wose turi mu maboko y'Imana. Ariko wumvise uko twari no mu gitaramo, wumvise uko kuriya Mwana Batista akuganirira yivuga, ni ukubera ko twabonye isinzi. Ubu isinzi iwanyu murayifataho umute. Ngwino hano tuganire, hato ntaza kukubwira byinshi twari turimo, hanyuma dushimishwe nuko turi mu maboko ya Nyagasani. Nibadukujeho uru rukoma, hanyuma ariko nta nkomati. Nimuhumure namwe rero bigiye kubageraho. Reka tubumvire. Nyagasani yabe hamwe. Amen. Ndumva iryoshye. Ongera usume ubwo biryoshye, gotomera iri zuba mwajeho rirakaze. Ese uburyohe bwayo kiretse ngira ngo mbaye igisambo nkayiharira ngenyine. Kandi nagendanye na benshi kandi nsanze imfura mu muryango, ahubwo tuze gusangira twese. Kuri igisambo ntabwo uri cyo, yego, kuko indise ko ari twe twayiteruye tukaba dushaka kubashyikiriza. Cyangwa iyi wari wayigeneye ge nawe. Hoya, ntabwo ari ukuvuga yuko tudasangira n'abandi, ahubwo tusabana na bose. Yego. Ngaho ngera usome hanyuma umubiro ukumva wumva wifuza. Yewe icyo nifuza nuko nkuko dusangiriye kuri ino ntango n'umuryango wanjye n'uwawe bakomeza bagasangira. Dusangira tukarara mu gitaramo tukakiramukiramo, nta cyatuma nabo tudasangira. Nabo rero ko twasangira gaturakomeza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Kuruhuka nabo muzanye baze bagiye. Murakoze. Ubwo reka mbagende imbere babona aho nturutse. Inzoga. Yego. Ndetse n'abari
bakomeza ndetse bakagera no kuri iyi ntango. Erega urugo rwawe ndaruzi wawe se ko ari ubugibwa hagendwa fura ndagira ngo ubukiro ubusome n'abandi baze basome ntabwo twabahagaritse ahubwo ubuki hano rero ni umukiko turihe inzuki zacu zitarayo niho wagikase cyangwa niho zihovye inzuki ziwawe ubwo nyine zijya gutara ntabwo rero nabwo wari kuza ngo twe kubuguhaho. Ishyamba rya Nyungwe nigeze kuricamo ngiye Cyangugu twasanga abavumvu baradusogongeza ku buki ndasomye ariko ntabwo ndumva neza niba ari nkuko reka nongere nsome none ongera usome wumve ukuntu buryoshye urumva meze ese ko buryoshye nk'ubusigaye nabwo turabuguhaho reka nongere nsome humura ntabwo tuguha rimwe ahubwo wicare ugubwe neza murananyongera nta gituma tutakongera noneho reka nibanyongera nibategutse bakumvira yewe noneho ndumva rwose ubuki n'ubw'inzuki zo mu ishyamba rya Nyungwe genda ushyike hariya ariko navuze ntiburyoshye nk'ubusigaye nabwo uraza ugusange ntabwo ari ukuguha rimwe genda ushyike ubu se nigenda iyi nkongoro mpaye abo ntabwo ari ukugenda igombagize abagiye bo ntibarahindukira hanyuma nugera aho uri buruhukira ubuki burakomeza bahagusanga ndabona ndi bugisike oya ntabwo uyisiga aho wamfura we ninyijyana ndayijyana mwiki akira ngo yinjira akabyara ntabwo tujya dusangira se none se ridusangira ubu ugiye kunyita rutanga rw'amaboko oya none kugiye ko aryo nguhereza se niba ari rutanga rw'amaboko iyo aherejwe arakira n'ubundi ndi umugaragu wawe icyuma ndakira kandi kiranyura ubwo rero urakoze urakabyara basangwa nanjye mbonereho karibu bari muri serivisi batambuke munyemerere basangwa munyemerere shuti bavandimwe nakire n'ubundi Alphonse umwanya no wawe ijambo ry'urahorana karibu munyemerere nze nkwegera ntabwo nza nk'uguteye ahubwo ndaza nk'ukugana kandi icyo nshaka ubwira mukuru ntavunika hobeye ese urumva ntagifite umuhobero yewe n'impamo rwose umuntu arafata mu byansi akagira hafi menye ufite impagarike n'ubugingo twakubwiye igitaramo twarayemo yego nawe uje turakwakira yego kandi twakiriye n'abawe buruzi turi hari imbere ndaturuzi natwe bakureho urukoma ariko wagize ko ari intango z'amaboko ibyo ari byo byose yego izina ryaba ibibindi zaba intango igifite agaciro ni ikirimo icyo tuzi ni urukundo twabakirije kandi nirwo mwadusanzemo na n'ubu rero turacyarufite ndagira ngo n'ubugende niba wumva utarashirwa kumva uzongera umuhobere niba wumva kandi wagenda ukaburuhuka nabwo ugenda uruhuke byaba ari byiza umuryango wa ntizirya yuko baduhaye ikaze kandi bakaba banatwakiriye neza aya mashyi mwumva y'urwunge n'ay'umuryango wanjye ubashimira ko kubw'ikaze mwaduhaye rero ndabizi mwaraye mu gitaramo mwataramye kandi muri kino gitaramo nanjye nari natumiwe ariko impamvu ntaje nimugoroba nayimenyekanishije kandi ubwo natumye nanjye yanzaniye ubutumwa mbwira ko impamvu yanjye yemewe rero nyakubyara ubyaje amagana muri kino gitaramo cyanyu gikomeje nanjye ndabizi mwarantumiye nariteguye kandi naje nikwije ununyemerere rero mpamagare
muri babahereza biwanjye umukobwa umwe atambuke rwose nanjye anzanira intango nanjye nageneye umuryango wanyu. Ndabizi iwacu tujya dutwerera abo mu cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri cy'ubudehe, ariko ndabizi ntabwo uba ugeze ubarizwa muri ibyo byiciro byombi urikwije. Ntabwo nakuzanira intwererano, ahubwo nyakubyara unyemerere iri n'ituro nkuzaniye rizanye umuryango wawe kugira ngo uture nk'umutware njengana, nunyemerera ituro ryanjye muryakire kandi muryakirane ngoga. Hano Yego, nagira ngo nakubwire. ndakumva. Hano ntabwo ari ukundi mukuru cyane, ndafite n'ababyaye. Yego, ariko gukura kwanjye nuko mba mpawe n'umuryango wamubumbye kuko ubinyemerera. yego. Ubu rero ntabwo waza uvuga yuko uje kugira icyo ushyikiriza umuryango, ngo umuryango wanga icyo ushyikirije, kandi nawe twakwakiriye tugukunze. Umuryango wamubumbye ni mubumbyi, abumbye urukundo kandi abumbye n'abamusanga kugira ngo basabane. Ubu rero ibyo uzanye urakoze, ariko ndagira ngo ngire ikintu mubwira. Ndagira ngo ubwo uzanye rituro ndetse nashyiraho akete usogongera inzoga uje gutura umuryango, ntabwo wagenda utanayisohoye. Ndabashimiye cyane muri imfura rwose, nanjye ndategereje igihe uri bumfasha gukuraho rukoma nahingura ahangaha, nanjye ndayisogongera mbone nkomeze. Ntabwo wagenda udasogongeye, buri muntu atuye kereka atuye abatariho. Uko muyoboye umuryango nanjye narabishimye, nibyo bintumye ntura iri turo. Nyakubyara rero nkimara gutura ituro kandi mukimara kuryemera, muze kuza kunyemerera iri turo ntuye ngire n'ikintu navuga. Nimunyemerera muraba mumbyaye ubwa kabiri mubyeyi. Wazindutse udusanga. Ndakumva. Tugusanganiza urukundo kuko twagushyize mu maboko y'Uhoraho. Yego. Aho urukundo ruri rero nta rwango ruhaba. Twagiye mu gitaramo, urajya kudutaramira utuzaniye n'ituro, twanga igitaramo cyawe. Urakabyara, ariko mwamunshimire mukamu bindi kera bajyaga aho azi cyangwa yatase. Nyakubyara ntabwo ari rya none, ahubwo turimo turashimangira iby'abakuru, ariko ngira ngo intambuko usanzwe unziho nza mu rugo wabonye ko uyu munsi nayihinnye. Kuyihina rero nta kindi cyabinteraga. Ndabizi neza umuryango wanyu nta cyaha ugira mu muryango wacu, kandi dusanzwe tugenderanira, ariko umwaka ushize twagize ibyiza. Umwana w'umukobwa w'iwawe aza gusura nyirasenge kandi ntiyahutiraho, ararara ahasanga umwana w'umusore mubyara we. Nuko nari nazindutse, nyirasenge nawe ari mu turimo twa buri munsi. Nuko aho bari aho ngaho ikambere barakina nk'abana, barakina noneho ngo baza kwibukiranya ko ari n'ababyara, bakina imikino ya kibyara. Aho myungukiye barabimbwira, babimbwiye ngira isoni n'ikimwaro cyatuma umwana namwohereza. Ndamubwira nti rero mukobwa uri mu muryango wigira aho ujya, ahubwo sibira maze nzabanze ngutera icyuhagiro uzasubire ku babyeyi nta cyasha ufite. Umwana w'umukobwa aranyemerera, aranyumva, kandi koko byanyeretse ubupfura n'ikinyabupfura mwamutoje. Ngira ntya rero muri iyo minsi nohereza abana b'abasore bazana na nyirasenge, ndabohereza ndavuga nti noneho nimugende mumbwirire muzehe ntezi ryayo amahano nakoreye umuryango.
ntimubabwire naho umukobwa ari ejo batazagira ngo yabaye nk'wa mukobwa w'icyomanzi watwawe na Nyabarongo. Nuko ubwo rero uyu munsi mubyeyi ikintu cyanzinduye, nanze ko uzandega mu muryango, ahubwo intore z'intoranywa ziramperekeza. Niyo mpamvu babonye naje nseta ibirenge nikandagira, ni ikimwaro nterwa n'umuhungu wanjye n'icyasha yateye mu miryango yacu yombi. Ubu rero ndaha ariko mfite isoni, mfite ikimwaro, mfite umugayo, ariko nshingiye ukuntu mwanyakiriye mubyeyi. Baca umugani ngo amaboko azaguha yabona mwiramukanye. Burya mukinsuhuza nagize icyizere. Nyakubyara rero ndaha ngaho ikinzanye, narihannye imbere y'Imana, ariko ntegekwa no kuza kwihana imbere y'umuryango. Uko ndeba uko ninkugiraho umugisha, icyaha cyakozwe n'umwana umuhungu wanjye kandi ari we muhungu wawe. Nyamuna ndaje kugira ngo nawe ninkugiraho umugisha uze kuza kumpesha umugisha, maze umpe imbabazi mbone no kuntu n'ijuru ryose ryagunyemerera rikampa imbabazi. Nyakubyara ngubwo urubanza rungenje ku ruhembe, ngiryo ijambo rimvunye umutima kandi rikaba riwushenguye, kandi unyemerere rwose unyumve, kandi urabizi ko uhereye kera kose imiryango yacu nta kibi iziranyeho, ahubwo twari tuziranyeho ibyiza. Nako gatotsi kabonetsemo narinje kugira ngo nyamuna untokorere wo kabyara we. Ijambo ringenza ryari iryo ngiryo. Ukanambwira neza, ukambwira yuko umwana yagiye kwa nyirasenge akaganira n'undi mwana, ibyo nkaba tutabuza abana kuganira. None inzoga y'ituro ibaye no kuza ngo wikandagiriye. Erega mubyeyi, wikandagiriye ko abana baganiriye. Nuko nzi icyasha nateye mu muryango, kandi ari cyo cyatumye nongera gutura kugira ngo ndebe ko nanjye nakurwaho icyo cyasha nkababarirwa. Mwamumennye agahanga rero. Oya, ntabwo twabikora, ahubwo nakubwiye icyo mubyara we yakoze. Mubyara we wambwiye yuko ngo baganiriye bagakina by'abana. Bakinnye bya kibyara. None se urabizi ko ababyara iyo bakinnye bya kibyara barabyarana. None se karame, ukaba wirege cyangwa ukaba ufite icyasha? Icyasha mfite ni iki? Urabizi kera kose twahanaga inka n'abageni. Iyo mikino ya kibyara bakimara kuyikina, ntabwo nari nigeze ntera intambwe mu ngano umuryango. Banze bunyishe nkuko navunyishije none, ahubwo bisa nkaho ari nk'icyasha cyari kiguye mu muryango wacu. Nagira ngo nyamuntu uyu munsi tuze kuza kuyitokora umuryango ukomeze usigira usagambe. Bose ngirumbwe urabyumva rwo. Weho urambwira ngo icyasha, ndakubaza uwo mwana ari kwa nyirasenge kugira ngo ubwire n'abandi menye icyasha, menye n'igitotsi ngutokora. Urambwira ngo bakinnye ububyara, ababyara barabyarana, none ukaba ugira ngo ntokore se kugira ngo ababyarana be kubyarana, be gukina ububyara. Turatokora dute? Burumva twatokura iki? Ntatubwira icyo dutokora. Reka nongere nsobanure, kuko burya ndasaba, ntabwo ndibuze kuza gutegeka. Umuhungu w'iwanjye witwa Ndungutse Yozefu, umukobwa w'iwawe nubwo ntamuvuga izina uramuzi, yitwa Witonze Clarisse. Yazigize atya aza gusura nyirasenge. Aje gusura nyirasenge ararara arasibira. Asibiye akina na mubyara we witwa Yozefu. Agira atya amutera inda. Amuteye inda kandi ntabwo byari bisanzwe ko umuhungu wacu yashaka umukobwa wanyu tutabanje kuza gusaba. Mbonyiraho kugira umwana mwohereze ntyo, ndababwa ntimurababyara, mbashinyira umuganda hafi aho ngaho. Iryo kosa niryo nakoze, kuko narikoze ntabanje kuza kubasaba mubyeyi. Ndagira ngo icyo nsaba ni iki rero? Ni iryo kosa nakoze ko nabikoze ntabanje kubagisha inama ngo tuganire, noneho bice mu nzira nk'iyi ngiyi iyo biciye nshaka ko bica mu uyu munsi wa none. Esa arabo
ari amahoro hariho ni muzima rwose nyirasenge n'abandi bana babiri b'abahungu nohereje ntago babagezeho hari intumwa nohereje kandi zambwe ko zaba mwabonanye ahubwo ubwo ngo yewe nari nagize ngo twebwe ntabwo twari twamubonye no mu bandi babyara uyu kwirirwa umuhererekanya nyumva mubyeyi nyumva nkumve se umba reka umbwire noneho yuko ariho umbwira yuko yabonanye na mubyara we ndagira ngo noneho umbwire niba umufite unamunyereke menye n'icyo byibuze twavugana menye nuko bimeze habundi se urambwira utanambwira uti wa mwana wanyu mwari mwaravuze ngo uyu ndamufite ari muri aho reka rwose ngusobanurire mubyeyi erega ndaza ntakamba buriya tukimara guhinguka umva ndagira ngo nkubwire ndakumva icyo wambwiye yego wambwiye numvise yego umwana wacu ntabwo twari tumufite twari twaramubuze kandi ubwo twari twaramubuze ntabwo wambwiye uti ari iwanjye ngo umenye aho tumuburiye ni ukuri natumye intumwa yaraje noneho harya ngo irarabirwa ntiyicwa noneho iyo ntumwa watumye genda uyibwire twereke aho wayitumye n'aho yamushyize umwana wacu usigaye umuhereza abana bawe bose bakamukinisha ukamuvana ukamwohereza harya uwa mbere ngo wamukinishije nini mubyeyi nimwongere mu ninde uwa mbere yitwa Yosefu mubyeyi nimwongere mu uyu wa kabiri ntawe bamfurawe ntawe haje nyiraseye nyumva neza mubyeyi unyumve wowe ukabyara we azana n'abarumuna banjye babiri bamuherekeje murumva akira nawe baje kukubwira aho aherereye barufo ndakumva by'ukuri ntabwo ujya urangwa n'amagambo abeshya ubwo yaraje nyine umuhungu wawe Yosefu aramukinisha muha Petero na Yakobo na nyirasenge baramuherekeza noneho rero ubwo ngubwo ari nyirasenge yamuzanye reka tubyemere umusaza hariho ubwo iyo akagoroba kageze batagibasha kubona neza akigira mu nzu reka twemere ko yenda yaje mu gihe ariko tutarabyemera neza noneho rero naje no gutangazwa no kuzana ituro ngo wadutuye ngo dutaramane ukaba ariho urivugiraho ijambo ry'ibyo wakoze n'ibyaha byawe na bene wanyu n'abana bawe ndagira ngo rero ubwo wabikoze gutyo genda wiyicarire yewe bakongera n'indi nzoga nurangiza tuguherekeze utaha reka twemere turaza kubaririza urataha twamenye ko yaje ahari cyangwa adahari noneho ubwo ngubwo genda wicara ugubwe neza n'abo mwazanye ese mutagombye kuvundika mwaretse nkabasobanura aho ari rwose kandi warangiye ntabwo mwanyumvise twakumvise natangiye nkubwira yuko ibyo ari byo byose utajya ubeshya yego ubwo wamuhaye ba Petero na ba Yakobo bakamuzana na nyirasenge ngo yaraje ntabwo urava aha twabimenye niko nakubwiye genda wicare babazimane bamwe nibashaka bababyinire bagire gute tubabyinire ku byaha mwadukoreye warakoze genda wicare kandi umukongo imfura y'umwana ndakumva kandi rwose ujye ungenda bishimye ariko nimunyemerera ikintu giteye gitya nasobanuye nti baje bakamwohereza kandi akazana na nyirasenge we turabizi ntabwo ashobora kugirira umwana nkana nyirasenge tugomba kwibonanira akatubwira akadutekerereza naho weho niba wari uzi ko waje wikandagira waje n'ubwoba bwakumaze genda ntitukwakura wicare hanyuma wongerwe n'inzoga unywe nushaka no kurara urarara nushaka kugira ngo tuguherekeze turaguherekeza icyo wifuza humura cyose ni amahoro meza wowe kabyara we buriya nakabaye ngenda nkicara ariko kugira ngo navuze icyaha nakoze ntarahabwa imbabazi kugira ngo nakwicara nkumva umutima ushyitse mu nda none se iki ni ikiro cyangwa ni inzoga y'ituro ni iki iri turo narituye iri ntabwo ari ikiru none se uko umuntu atanga ikiru ari uko wenda bamuhaye imbabazi barangiza akica ikiru nimumpe imbabazi ibindi mubimbazi cyangwa se mubindekere tutaguha imbabazi nta kindi ukora
oya n'impamo none se ko ntatera impagarara mu muryango ndasawa ntazo tuguhaye genda wicara mwongere mu erega burya umusabyi asa nk'inkomarume kugira ngo utamuhaye se wowe kabyarawe yabasha kwicara akanyurwa ariko jewe ndakumva wamfura yewe nabonye waduhaye ituro yego kugira ngo tuganire dutarame yego ntabwo wagomba kuvugira amagambo yawe kuri iri turo yego aya magambo y'ibiganiro byawe wagomba kuzana inzoga yo kuvuga ikibazo n'icyaha ufite niba watuye ukaba watuye shebuja iyo umuntu atuye shebuja ntabwo amubwiriraho ibibazo bye ahubwo aragishyikirika niba ari ubukenere karibe ibe n'intuzi ibe niyo kuvugiraho nabyo turabyemera niyo utagira icyo uzana twakweva amagambo yawe nabibaze tukazitanga twasanga dusanze ari ngombwa tukazitanga ubundi ubaye utarazana inzoga y'icyaha wakoze ngo uvuge uti iyi nzoga ndagira icyo ni icyaha cyaryaga umutima nkabona rero aho mpera nsubira inyuma ahubwo rero buriya hari icyizere ndimo kugenda numva nunguka mu mutima wanjye muri ubwo munyemere iki ngiki nyakubyara muzehe Jean Pierre reka ngusabe ntabwo ngutegeka ndagusaba wongere wigire ejuru noneho nkubwire nyamukuru ubu ngubu icyaha bwo cyaryaga numvise nibura impumeko buriya nakandakana ngo numve impumeko iri mu muryango ubwo rero maze kumva impumeko mu muryango ndumva ari nziza rwose umuryango wanyu ni imfura nyemera wongere wigire ejuru ngira ijambo nkubwire maze kandi ndakumva basubire kugenza umugongo hano nta muntu ukubitana ibitugu byawe ho murabira babizima ntidukubitane unyemerere ndaza kugusobanurira imvune imvano yo kugendesha umugongo ntugire ngo ni ukugusuzugura igira imbere sha igira imbere ntabwo kwari kunsuzugura kwari kunsuzugura burya ngitura impamvu navugaga kurya ni icyaha cyandyaga ubwo cyandyaga rero buriya nagira ngo mbone ahantu ndi buze kuza kwinda nyemera rero wakire iyi nzoga ni inzoga y'abagabo iyi nzoga rero niyo nkuzaniye nk'umukuru w'umuryango noneho kugira ngo tuze kubona ubwo twamaze kubona umurongo mugari w'ibiganiro kandi burya nasesereje mwumva akandi ku mutima noneho muze kuza kunyemerera muntegera amatwi ijambo wamfuraho ngaho nyaruka yego ugende wigire hariya yego wicare hasi uruhuke yego ariko ntusubire kugenza ibitugu yego ntugombe kugenza umugongo yego umura nta buye duterana nta mabuye duterana nta muryango wanyu ko ari mwiza muryango wanjye nimunyemere nimundebere uyu muryango niyo fura rwose nimubarire ntumva uko abyara none rero fura y'umwami kandi fura ya data ndabizi igihe cyose iyo umuntu aje akugana niko nkuzi kandi niko umuryango wanyu nawe usanze kandi nzi ko mwagiraga umubyeyi mukuru wajyaga witwagira imbabazi ndamuzi rero icyangenje uyu munsi wa none nicyo cyicyo nari ndimo mvuga natangiriyeho bwa mbere ni cya cyaha nakoze iyi nzoga rero ntuye ubu nonaha nisaba imbabazi z'icyaha umuryango wakoze wa mubyeyi we ubwo usaba imbabazi ubundi imbabazi zitangwa aho ziri kandi imbabazi zitangwa n'imfura turi mu muryango n'ubundi wari usanganywe imbabazi maze rero none wowe uravuga ngo wazanye ituro none uzanye no kuza gusaba imbabazi ese n'ikintu uragifite cy'icyaha wakoze n'impamo ubundi naje nizeye imbabazi mbaze kwizera imbabazi rero kuko umuryango wanyu nkuzi kuzihorana naje nikwije unyemerera imbabazi nanjye ibindi ndabikora noneho kabyara genda wicare yego igihe uzagaruka yego uzagaruka ugarukanye ikiru yego tuguca ariko hinga nze nguhe n'undi agira uko akuganirira ndakumva rwose wizeye imbabazi ni ukuri cyangwa wizeye twebwe mbere y'imbabazi dore ko imbabazi zo tuzihorana imbabazi ziri muri mwebwe mbafitiye icyizere imbabazi nzizeye kuko ziri muri mwebwe reka nkugire inama ndakumva bakubwiye ko imbabazi hano zitabura
muri uno muryango wamubumbye uhagarariwe na Nteziryayo. yego ahasigaye nawe wibwire icyo nakubwiye wibwire. mwumvise bagira bati ndabizi ko zihora ziremerewe ukabyarawe nyemerere ntabwo nakwemera ko wampana ahubwo reka nanjye ubwanjye nzi icyaha nakoze wowe ukabyara unyemerere nk'uko wampaye imbabazi ndagusabye kandi nciye bugufi imbere yawe untura uyu mutwaro uramvuna uyu mutwaro ungana icyaha nakoze uko kingana wa mubyeyi ndi imbere yawe rwose unyemerere njye nsaba imbabazi mu muryango iyi nzoga nje gutura niy'ikiru kandi nshimira imbabazi mu mpaye ni ukuri kandi ndavunitse ubwo ndeba ndakunda noneho ese ugira ngo hari ikindi ubu nabasha kumva ko umutwe uremerewe wambaye ukantura wa mubyeyi ngaho shyira ku mutwe wanjye numve uko ari uremerewe. naba ngaragaje ko icyaha tugisangiye kandi icyaha ni icyangiye bwite niyo mpamvu nanze kugukorera unyemerere unture nguture rwose untuye umutwaro akira ngo witure kuko usaba amaturo. ndagusaba kuntura ikimuremereye ibise ko bitandukanye kuko bigize hiye ikindemereye ni iki kirasa n'icyaha nakoze. amashyi menshi cyane ariko nubwo bakoma mu mashyi yego hari icyo wanarishimye ko ngutura yego kugira ngo nkugabanirize umutwaro yego none urambwiye ngo birasa n'icyaha wakoze noneho umpereza ibintu bisa n'icyaha akiri yisubiranye. mubyeyi banze nyumve hari ibyo bita impuzanyito ibintu bikavugwa kimwe ariko bidasobanura. amashyi menshi cyane kandi uze kureba ntabwo intambuko ya mbere ndibuze kuza kuyirengagiza umuryango nawe ukuze n'ahubwo mu mpaye imbabazi ariko nimwongere mu bashimiye wambaye amashyi rwose mwakabyara rwose ngo barize n'abandi utagira ngo nigiwe ntanga imbabazi igihe nyine. yego ngo baje kugenda baje ko ntabwo bari gutanga imbabazi uraziha nanjye ni nyirasenge w'umwana uwo mwana koko yaje atembera iwanjye ni nanjye namuzanye ariko nanjye ubwanjye ubu nari nicaye ku ntebe y'imbabazi ngo numve ko imbabazi umwana wanjye yazihabwa abana bagakomeza kubaka neza. murakoze. ariko umubwira yuko yakoze ibitari byiza n'ubu rero nawe ubonye imbabazi kuko udusabye ahari urukundo ntabwo habura imbabazi. ni amahoro rero imbabazi turazihawe utubwire uko wishimiye imbabazi zawe. bakuvuga ijambo rikoresheje isoni ahubwo navuga ijambo ryo gushima ariko gushima kandi ndabizi ubu isanzweho ariko reka ntaza kuza kuvuga amagambo masa nyemerera noneho nkwegere nushaka wiyicare uko bigenza kose uri umutware umuryango wawe nze ngushimire. iyi nzoga nkuzaniye iyi nzoga niyo kugushimira yuko umuryango wawuhaye imbabazi kandi rwose twanyuzwe uze kureba izo natuye mbere ntabwo nizasasiraga iyi ngiyi imbabazi nyemerera ngushimire muri buno buryo ukabyarawe. urashimiye kandi imbabazi ntabwo umuryango wa ugana wumvise na ba nyirasenge wumvise n'abandi ko ukinatunguka babahaye amashyi aho imbabazi rero ziratangwa ubundi watsa imbabazi aho zisanzwe ni nayo mpamvu uzibona. urakabyara nibakushimirire kandi ndabizi umuryango wawe usanzwe ugendwa nibanyemerere abakobwa b'iwanjye nimunzanire indi ntango sha munyegereze indi ntango nongere nture databuja noneho nongere nkomeze
musabe undi mwanya w'ijambo. Nkomeze erega mfite byinshi byo kuganirira. Namaze guhabwa imbabazi ubu mfite byinshi, umutima wanjye uruzuye, ndumva nakuganirira byinshi, ndumva nagusaba byinshi kuko nasanze umuryango wanyu mu bintu bya mbere mutuzi imbabazi. Nyemerera rero ko mwaza kuza kwinyakirira, noneho nkababwira imvo n'imvano yo kuyitura. Karame, ndagira ngo nsabe wakomeje kuzana amaturo, wazanye ituro rya mbere ritinzwa nuko tutarasobanukirwa, ariko ndagira ngo ubampamagarire abakuraho uru rukoma asogongere ku nzoga azanye, ariko kandi mu kanya bataraza ugende, hanyuma ndakwereka uko usogongera, si ngombwa ngo utegereze yuko bagerana. Bampamagarire baza. Iyi nzoga nzanye uwo kabyara we, noneho yo ni inzoga nyituye kugira ngo nsabe umwanya w'ijambo. Ijambo ntabwo wakwaka imbabazi ngo tukubuze kuvuga ijambo kandi rifite, kuko hano ntabwo turabahimanyi, ahubwo turabungurana ibitekerezo. Mubumbyi ntabwo yigeze avuga ngo nibabuze abantu amahoro cyangwa babatera ikiniga, ntabwo nibwo n'ijambo. Ni ngombwa yuko maze niwumva ari inzoga umuntu yavugiraho ijambo. ubuki ni nk'ubundi. Urakoze cyane. Naha harimo ubuki. Yego. Ntabwo ari ukuvugira ijambo ku nzoga. Yego. Ahubwo ni ukuvugira ijambo ku mutima ukeye kuko wabonye imbabazi. Yego. Ahari imbabazi ntihabura ijambo. Ubwo rero wabonye imbabazi twakubwira ngo hari ikindi se kikura imbabazi